Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri iyi sheni ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu rero aho mugiye muherereye mu mpande zigiye zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zigiye zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abaherereye mu mujyi wa Kigali, mwese ndabahaye yambo. Inshuti zacu rero hari n'abandi baba baherereye mu bihugu by'abaturanyi, namwe mwese mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'abatuye ku yindi migabane y'isi mutwumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda, namwe mbahaye ikaze. Njyewe rero ndi Isaac Niyonshuti, ni ibisanzwe mu makuru tugenda tugarukaho. Uyu munsi rero ngira ngo ni umunsi ubanziriza weekend. Hari igihe abantu benshi bamwe na bamwe baba bakorera mu ntara, ugasanga nyine muri weekend batashye mu ngo zabo cyangwa batashye mu macumbi y'ababyeyi babo, niwo mwanya babonye wo kuganira n'imiryango yabo. Hari n'abandi rero usanga nk'uyu munsi muri weekend ugasanga arasohotse bagiye gutembera, ugasanga bazagaruka mu rugo ku cyumweru bucya batangira akazi, cyangwa se ugasanga bavuye mu rugo bagiye kuryoshya, bavayo rero ugasanga hari abishe akazi ku wa mbere niba batangiye akazi, bitewe baba barenjoyinze bakarenza cyane. Rero reka mbabwire ngo nujya utangira weekend ujye utangira weekend uzi neza ko muri weekend winjiyemo ugomba kuzatangira akazi umeze neza, ufite fresheri, ukongera ugatangira indi weekend akazi nta kibazo cyabayemo. Rero icyo nje kuganiraho namwe, hari amakuru nagiye mbona muri iki cyumweru, ndavuga ni uko biri kose reka iki kintu tukiganireho nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi banyafurika inshuti zacu mutwumva. Ntabwo bikwiye ko umuntu ashobora kuva muri Afurika bamubeshye akazi, ugasanga yisanze mu ntambara za Ukraine n'Uburusiya, ugasanga avuye hano muri Afurika bamubwiye ngo tugende tuguhe akazi. Ibundi ibyo ngibyo biza bite ku buryo usanga umuntu bamubwiye ngo tugiye kuguha akazi akisanga mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ku buryo bamubwira ngo bagiye kumuha akazi bagasanga bari kumucuruza ibice by'umubiri we. Ubundi ibyo ngibyo biza bite? Ni gute wabyirinda? Ibyo nibyo tugiye kuba tuganiraho rero, umenye ese ni iki ushobora kuba wakwirinda abo bashukanyi. Abatubuzi baragwiriye, kuko umuntu ugutuburira ntabwo ari umuntu uzakubwira ngo nyohereza amafaranga, ngo nayobeje amafaranga, ngo ibi n'ibi. Abatubuzi cyangwa se n'abashaka amafaranga ku kabi n'akeza baragwiriye, ariko icyo uba ugomba kumenya, uba ugomba kugira amakenga, ukagira ubwenge, kuko Imana yaguhaye ubwenge kugira ngo ubukoreshe. Muri iki cyumweru rero hari inkuru zagiye zitambuka, ngira ngo namwe mwarabonye. Hari abarundi baje kubwirwa ko bagiye guhabwa akazi mu Burusiya. Abo barundi baje kujyayo, ndetse mw'abo barundi haje kuba harimo, ntabwo ari umurundi wagiyeyo wenyine, hagiye abaturage bo mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika. Muri Uganda nabo hari n'abo muri Uganda bagiye, ndetse hari n'umunyarwanda umwe ngo wari uriyo. Ubwo ni ukuvuga ngo abo bose kwisanga aho ngaho mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, ntabwo baba bavuye hano muri Afurika bababwira ko bagiye mu ntambara, ahubwo bababwira ko bagiye kubaha akazi. Ibyo ngibyo ahantu bikunze kubera rero, usanga biri kubera kuri Facebook, kuri YouTube, kuri Instagram, ugasanga nyine ibyo biri kubera ku mbuga nkoranyambaga. Usanga uhuriyeho n'umuntu mutaziranye, atangira kwandikiye akubwira ati bite, ni byiza, mukaganira mugahuza urugwiro, agatangira akubaza ngo se ngo ukora iki, ufite umushahara uhemba amafaranga angahe, ugatangira ati njye ndi umunyeshuri cyangwa nsoje amashuri, bikarangira
akubonye urwaho agatangira akavuga ati uko biri kose uyu nguyu ndamutwara, agatangira kubeshya akazi kadashoboka, nyamara wo kumva ko mu ibyo bihugu bikize amafaranga ahari kandi n'ako kazi gahari, bikarangira rero wisanze mu ibyo bihugu warabaye umucakara, warabaye igicuruzwa cy'abo ngabo bakujyanye, kubera ko nta mbaraga uba ugifite zo kwikura mu maboko yabo, uba umeze nk'uwagize ute nk'uwigurishije n'abo ngabo. Ibyo ngibyo impamvu mbivuze, hari ubuhamya bw'umunyarwanda nabonye yari arimo aratanga avuga yuko urubyiruko rwo muri Afurika rudakwiye kwihutira kujya mu bihugu byo hanze kubera ko abenshi baba bari kumwo barabacuruza. Ni ubuhamya bw'umunyarwandakazi rero washukishijwe akazi, bamubwira ko bagiye kumuha akazi muri Aziya, ashukiwe ku mbuga nkoranyambaga. Nawe rero bashobora kuba bagushuka ukaba uzi yuko ugiye guhabwa akazi, ukaba umunyamafaranga nk'abandi, nyamara iyo urebye no mu ibyo bihugu habayo abakene barenze n'abakene baba bari muri Afurika. Mukamana Aline w'imyaka 45 wo mu karere ka Gicumbi yagarutse mu Rwanda nyuma y'umwaka n'amezi 7. Yari amaze ku mugabane wa Aziya, aho yari yajyanywe n'abantu bamushutse ko bagiye kumuha akazi. Ibyo babikoze bifashishije imbuga nkoranyambaga, bamubwira ko bagiye kumuha akazi keza n'umushahara munini. Yatanze ubuhamya rero abwira urubyiruko rw'Abanyafurika ndetse muri rusange ababwira ko kwinjira muri biriya bihugu byo muri Aziya cyangwa se mu bihugu byo hanze by'Uburayi, urubyiruko rwakwikuramo ibyo bitekerezo, kubera ko usanga uhuriye n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga akavuga ati tugenda guha akazi. Nk'uyu nguyu Mukamana Aline ibyo yahuye nabyo si nawe gusa, hari n'abandi banyafurika nk'uko nangira nabibabwiye ko hari Abarundi, hari Umunyarwanda umwe, hari Abagande, hari Abanyakenya. Abo bose bisanze mu ntambara ya Ukraine ataramuhitamo, bisanze mu ntambara ya Ukraine atari bo babihisemo, ahubwo bashutswe n'abo bahurira ku mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga ni nziza, ariko iyo uzicunze nabi ushobora kuzikuraho ibintu bitari byiza, kubera ko ugomba kuba maso, ugomba kugira ubwenge, ugomba kugira amakenga, ukibaza ese ibyo ngiye gukora ni ibiki. Ngayo nguko rero rubyiruko rw'Abanyarwanda, rubyiruko rwa Afurika, aho mugiye muherera mu mpande zigiye zitandukanye, mwishete ubuzima bwanyu mu kaga, mwifata ubuzima bwanyu ngo mwumve ko niba mufite ngo niba nta mafaranga mufite, mwumve yuko niba aho mutuye mutari kuyakora ngo muyabone, ngo mwumve yuko aho mugiye kuyashakira ahari. Wabwirwa n'iki ko ahari? Wabwirwa n'iki ko aho ngaho ugiye kuyashakira hatari abashomeri barenze wowe? Wowe banza umenye ngo njyewe ni njyewe, kandi uko byagenda kose ntarirarenga, ngomba kuba ngumye ahangaha, nkahindura ingamba, najya mbona akazi k'amafaranga make nkagakora, kabura nabwo nyine ubwo mwiyakira. Ariko aho kugira ngo ushete ubuzima bwawe mu kaga, wamenya ugumye aho uri, kuko nawe ubushomeri bwinshi. Amashimire rero, mbifuriza kugira weekend nziza, amahoro n'imigisha bibane namwe, kandi mbifurije kugubwa neza.